Imana ikwakire mu bayo, Doriane twagukundaga cyane. Intambara igashira n'igihe gituma bugacyaha, noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda, mu ijuru ntihazagiramo ibyaha, icyo gituma wuzuye amahoro, umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo ni iry'igihe gito, ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu, Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro wose, Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. N'igihe giti intambara igashira, n'igihe gituma bugacyaha, noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda, mu ijuru ntihazageramo ibyago, nicyo gituma wuzuye amahoro, mu ijuru ntihazageramo amarira, nicyo gituma wuzuye amahoro. Araruhutse inshuti ya Yesu, aruhukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana, araruhutse nubwo amarira atemba ku matama, komera ushikame kuko ibibazo bizashira, intambara zose zizashira, twongere kubona abacu twakundaga, intambara zizashira, amarira ashireho, ibibazo bishireho, twongere kubona abacu twakundaga, mu munezero mwiza cyane, mu munezero mwiza cyane, mu munezero mwinshi cyane. Mwiriwe neza, muraho neza, mwaramutse neza, banyarwanda banyarwandakazi, mbere na mbere mbanje gukomeza umuryango w'uyu mukobwa, mbanje gukomeza umuryango w'uyu mwana w'umukobwa. Abantu benshi muramuzi, mwagiye munabibona ku mbuga nkoranyambaga, umugabo atanga ubuhamya, inshuti ze zitanga ubuhamya, ababyeyi bababaye, ababyeyi bafite agahinda, ariko nagira ngo mbakomeze mbifurize gukomera muri Nyagasani. Nyagasani ni byose, atanga ihumure, tubura abacu twakundaga, tukabura imiryango twakundaga, ariko twizeye yuko mu gitondo cy'umuzuko tuzababona, twizeye yuko mu gitondo aha impanda izavuga, aho tuzaba dusanganiye ibyo twakuriye, aho tuzaba tugiye bizaba bimeze neza. Murabizi rero, yitwaga Raissa Doriane, yari umugore wa Kalisa John, abantu benshi cyane bamuzi, yitwa John, afite na channel rwose iri gutambukaho ikiriyo cy'umugore we,
uyu Glory babanye mu ntangiriro z'uyu mwaka, murabyumva amezi 9 yari ageze, yenda hari nko mu kwa kane cyangwa mu kwa gatatu niho babanye. Umugabo yatanze ubuhamya avuga ngo yambereye umuntu w'umugisha. Abandi muri komantere baravuga ngo wari uri kumutegurira urugendo rw'iwe rwo kuzataha, ariko twihanganishije umuryango, abashuti, abavandimwe, mukomere, kandi Doriane agiye ahantu heza pe. Yari umuntu ukunda gusenga, yari umuntu w'abantu, yari umuntu w'Imana, yari umuntu ntazi nanjye uko nasobanura. Nanjye twarahuye mbona ni umubyeyi mwiza, umukobwa mwiza, dore ko twari turi no mu kigero kimwe, mwiza cyane, akaba aritahiye. Yakoreye Imana, Imana iciye umugeni wayo. Kugira ngo umuntu abone amagambo yavuga biragoye, kugira ngo umuntu abone amagambo yavuga birababaje, ariko uhoraho Imana niyo itanga byose, niyo izi byose byacu dukenera mu isi. Baracyari mu kiriyo, ababashije kujyayo bajyayo ni i Kigali. Ejo nari nabashyiriyeho location batabara umuvandimwe. Kuba yenda utazi umuntu wamutabara bitewe n'uburyo wamukundamo, wamutabara ukamuherekeza. Gira neza wigendere, kuko iyi neza uzayisanga imbere. Umunsi wawe nawe Imana yawe izabivuze, abantu bazagutangira ubuhamya kandi bwiza kandi bwinshi cyane. Niba ahantu ubu bajya ubana neza na buri wese, kuko ibi bintu byose tuba turi gushakisha ni iby'isi. Ibintu byose tuba turi gushakisha dushakisha ngo bimeze gutya ni iby'isi, biragenda bigashira tugashira tubibona. Umukire n'umukene aho tuzaca ni hamwe. Ntukiratane umubiri, ntukiratane ubuzima, kuko bugenda tubureba. Ngayo nguko rero, ndabakunda cyane, amahoro agomeze kubana namwe.